turi n'ubundi mu gice cyo gusoza rwa ruhererekane rw'ibiganiro bigamije gusubiza ikibazo cy'umukunzi w'inzu y'ibitabo yabajije kijyanye n'ibitekerezo. Yifuzaga kumenya inkomoko y'ibitekerezo. Umuntu atekereza byagenze gute? Byagenze gute kugira ngo mwene muntu atangire gutekereza? Kubera iki ku zindi nyamaswa zo zidatekereza nk'abantu? Ese ubundi igitekerezo iyo umuntu akibagiwe kijya hehe? Nuko ikibazo cyari giteye ari nacyo cyatumye habaho ubwo bwoko bwa chapitre butandukanye kugira ngo tubashe kujyana bibashe no kuzuzanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu kiganiro cya mbere twarebeye hamwe itandukaniro riri hagati y'ubwenge ndetse n'ubumenyi. Iki ngiki cyari igice n'ubundi cyafashije benshi gusobanukirwaho intekerezo za muntu zaturutse. Mu gice cya kabiri twarebeye hamwe kamere y'ubwonko mu buryo bwasaga naho bwimbitse. Hanyuma mu gice cya gatatu twabonye ko gutekereza bifitanye isano no kuba mwene muntu yarabashije kugira ubwonko bubasha kubika amakuru y'ibyanyuramo mu buzima bwa buri munsi. Ibi byose byari bigamije gusasira chapitre y'uyu munsi ijyanye no kumenya ubwiru buri mu kubaho ubuzima butari ubwa kamere, aribyo byatumye mwene muntu atekereza. Nabyo nababwiraga ko iriya nkuru ya Adamu na Eva hari inyandiko z'ubwiru zigaragaza ko nta kindi isobanura kirenze inkomoko yo gutekereza kwa mwene muntu. Niba warakurikiranye igice cya mbere neza, iyi chapitre wabasha kuyumva ku kigereranyo nk'icya 70%. Niba utarakurikiranye chapitre 3 zabanje kuri iyi ngingo, biragoye ko iyi chapitre y'uyu munsi wabasha kuyisobanukirwa. Niyo mpamvu mbere yo kugira icyo wenda uyivugaho wayumva yego, ariko mbere y'igitekerezo runaka wayishyiraho byagusaba kubanza kumva chapitre zayibanjirije. Twabonye aho ubwenge n'ubumenyi bitandukaniye. Ubwenge buri wese arabuvukana. Inyamaswa zivukana ubwenge bwo kwirwanaho. Ibimera burya nabyo bigira ubwenge, twarabibonye. Uko imibumbe yikaraga mu kirere nibwo bwenge. Umwana kuvuka akajya ku ibere rya nyina nta muntu ubimwigishije, buriya nibwo bwenge. Buri kinyabuzima cyose rero kigira ubwenge bwo kwirwanaho, naho ubumenyi n'ibindi twiga nyuma binyuze mu bunararibonye bwacu. Mu gice cya nyuma rero tuzarebera hamwe uburyo ubwo bunararibonye bukoramo, hanyuma ukanazirikana ko gukuza ubwonko kwa muntu ari byo byabyaye kuba umuntu yarabashije gutekereza. Ubwonko bwa muntu rero bwakuze ryari, bwatangiye gukura ryari? Ibyo nibyo twarebera hamwe ndetse tukanabihuza n'izo nyandiko z'ubwiru zigerageza gusobanura iriya nkuru ya Adamu na Eva muri ubwo buryo. Ntabwo ndi buyinjiremo cyane kubera ko nigeze kuyigarukaho, ariko ndagaruka ku gace kayo gasanishwa n'ibingibi navugaga haruguru. Mu by'ukuri inyandiko z'ubwiru zigaragaza ko inkuru ya Adamu na Eva ni inkuru y'impimbano, ariko ikaba igisobanuro gikomeye cy'aho gutekereza kwa muntu byaturutse. Muri make ni igisobanuro cyo kuba umuntu yarabashije kumenya nta kindi kitari ukubika amakuru mu bwonko. Adamu twize ko ari izina rikomoka mu rurimi rw'igiheburayi risobanura umugabo. Eva naryo ni izina rikomoka muri urwo rurimi rigasobanura umugore. Hari inyandiko z'ubwiru rero bivuga mu buryo umuntu yavuga ko bwahuranyije, zikavuga ko ririya tunda Adamu na Eva bariye ari uko bahuje ibitsina mu buryo butari ubwa kamere. Reka ne kubica ku ruhande, ahubwo mbivuge uko izo nyandiko zibivuga mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete ne no kurondogora cyane. Iyo bavuze ubuzima bw'imiruho, hari abahanga babisanisha no guhuza ibitsina mu buryo bw'akavuyo ari kimwe mu bintu cyatumye ubwonko bw'abantu bukura cyane kugeza ku rwego bubasha kubika amakuru y'ibintu runaka mwene muntu yagenda agacamo. Noneho yagera hirya yahura n'ibyo yanyuzemo agashaka kubisanisha n'ibyo abitse mu bwonko, bigakekwa ko ari aho gutekereza byatangiriye. Nanone izindi nyandiko zikagaragaza ko guhuza ibitsina mu buryo butari ubwa kamere bituma abantu babyara cyane, kandi uko abantu baba benshi mu isi niko n'imiruho yiyongera, kubera ko umwana azana inshingano nyinshi mu buzima bw'umubyeyi we kubwo guhangayika umushakira amaramuko. Muri make iriya nkuru ni ukugaragaza ko kororoka cyane tukaba benshi bizatuma dusangira ubusa tukitana ibisambo. Hakabaho rero guhangana
kubera ko ibitubeshaho bizabiyanga kubw'umubare munini w'abantu. Mu rwego rwo gushaka ibisubizo rero hakabaho gutekereza kugira ngo ibisubizo bibashe kuboneka. Umuntu asubiye nko muri Bibiliya, inkuru ya Adamu na Eva ivuga ko hari itunda cyangwa se hari urubuto rumwe rwari rubujijwe. Ni urubuto rw'icyiza n'ikibi rwasoromwe ku giti cyari hagati mu busitani, hanyuma hakanaba n'urundi rubuto rwari rubujijwe ariko rw'ubugingo bw'iteka. Muri izi nyandiko z'ubwiru zivuga ko ubusitani busobanura umubiri w'umuntu. Hagati mu busitani aho urwo rubuto rwabujijwe ruherereye ni muri kiriya gice kirimo imyanya y'ibanga. Hanyuma muri ubwo busitani hakaba urundi rubuto rwari rubujijwe ariko rwo rugasobanura ubugingo bw'iteka. Urwo rubuto rundi rero rusobanura ubugingo bw'iteka, izi nyandiko zivuga ko ari ubwonko. Niba warabashije gukurikirana shapitire ijyanye n'isano iri hagati y'imyanya myibarukiro yacu ndetse n'ubwonko, wahita wumva iyi ngingo kurushaho. Ubwonko n'imyanya myibarukiro bifitanye isano rigufi cyane kurusha iry'ubwonko ku zindi nzungano z'umubiri. Muri make, urubuto ruri hagati mu busitani bwa Edeni Imana yari yarabujije Adamu na Eva ni uguhuza ibitsina mu buryo butari ubwa kamere. Inzoka ivugwa mu nkuru igasobanura se ikibi. Hanyuma inkuru ya Bibiliya ivuga ko nyuma inzoka bamwe bita Nahash yaje gushuka Eva, maze nyuma nawe agashuka Adamu. Nyuma yo gukora icyaha cy'inkomoko rero, inkuru ikomeza ivuga ko Adamu yegereye Eva maze aramumenya, babyara ziriya mpanga arizo Gahini na Abeli. Kumumenya nta kindi nuko kuva icyo gihe yatangiye kubika ishusho ye mu bwonko bwe, yatangiye kubika amakuru mu bwonko. Adamu yegereye Eva aramumenya. Iyo ufite ishusho y'ikintu runaka nibwo ukigereranya n'ikindi. Mu kugereranya rero niho hava gutekereza, niho hava guhimba n'ibindi bitandukanye. Mbere yo kumenya cyangwa se mbere yo kumenya Eva, bari bibereyeho nk'inyamaswa mu ishyamba rya Edeni, barya imbuto gusa nta kuzirambirwa kubera ko batari bafite imitekerereze yatuma barambirwa. Guhuza ibitsina byari ibya kamere, buri kimwe cyose cyagendaga nk'uko kamere y'ubwenge ibigena aho kuba kamere y'ubwonko. Nyuma yo gutangira guhuza ibitsina mu buryo butari ubwa kamere, kamere y'ubwenge yajemo ihungabana, batangira kuyoborwa na kamere y'ubwonko. Kandi twabonye ko kamere y'ubwonko ari urujijo cyangwa se igihirahiro. Hari umuhanga witwa Frere Baku Philippe yigeze kubikomozaho, avuga ko imibonano y'abagabo n'abagore ya kiriya gihe cya kera ntabwo yari imeze nk'uko tuyizi ubu ngubu. Ngo habaga hari igihe kimwe byabaga biteganyijwe nka rimwe mu mwaka, niko kamere y'iby'imibonano yari imeze. Ntabwo ari nk'ubu abantu babikora uko bwije n'uko bukeye. Muri make, kurenga kamere y'ibyo guhuza ibitsina abantu bakabikora nk'umukino wa buri munsi, nibyo byabyaye icyo cyaha cy'inkomoko, bitubyarira akaga n'imiruho idashira, binyuze mu gukangura ubwonko bwacu bukava mu mujyo w'ubwenge bukajya mu mujyo wo kuyoborwa n'ubumenyi bushingiye ku kubika amakuru mu bwonko. Byaduteje imbere mu buryo bw'ibigaragarira amaso, ariko binaduteza imiruho mu buryo bw'imitekerereze. Ibyo nabyo rero byabyaye inkomoko yo gutekereza kwa mwene muntu. Gukoresha igitsina ku buryo budahwitse nibyo byazanye amakuba ku isi, kandi ni nabyo bishobora kuzarindura isi. Niyo mpamvu rero bifatwa nk'icyaha cy'inkomoko. Izi nyandiko z'ubwiru zigaragaza ko iyo ubwonko bwacu bwabaye ingaruzwa mu y'ibyo guhuza ibitsina, mu busitani bwa Edeni hahita hahinduka ikuzimu, niba ariko nabivuga. Paradizo ihita ihinduka ikuzimu kubera ko ubwonko burakanguka bukabika amakuru. Adamu areba Eva aramumenya. Kumumenya ni ukubika amakuru. Birebye basanga bambaye ubusa. Na mbere bari bambaye ubusa, ariko nta bitekerezo bari bafite byatuma bamenya ko bambaye ubusa. Ni nk'uko izindi nyamaswa ziba zambaye ubusa ariko ntacyo bizibwiye, kubera ko ubwonko bwazo buracyari mu mujyo w'ubwenge, ntiburajya mu mujyo w'ubumenyi aho umuntu amenya ko yambaye ubusa. Iyo utangiye kubika amakuru mu bwonko nibwo utangira igereranya. Igereranya rero rikagusunikira ku kwifuza, hanyuma ibyo byifuzo bigasunikira mwene muntu ku gutekereza. Iyo uri gushaka guhuza ibitsina mu buryo bw'indengakamere, paradizo rero ihinduka ikuzimu. Kandi iyo muhuje ibitsina uko byagenda kose, hari umuntu uhita yirukanwa muri Edeni cyangwa se muri paradizo. Uwo muntu wirukanwa muri Edeni rero ni umwana uba uvutse. Mwibuke na bwa bushakashatsi nigeze kubabwira bugaragaza ko umuntu ndetse n'ubwoko bw'ibifi binini byitwa barene
ari byo binyabuzima byonyine ku isi bikora imibonano mu buryo butari ubwa kamere, kubera ko biyikora bigamije kwinezeza, mu gihe ibindi binyabuzima bisigaye bikora imibonano bigamije kororoka. Ni nabwo buryo bwa kamere. Uzi ko ibi bifi bya baleine nyuma y'umuntu ari byo binyabuzima bishyirwa mu myanya y'imbere mu kugira ubwenge bwinshi. Ariko ubu bwenge baba bavuga hano ntabwo ari ubwenge bwa kamere, ahubwo wabyita ubumenyi. Ni nk'uko natwe icyo twita ubwenge ari ubumenyi. Ibi bifi bya baleine biribuka nk'uko umuntu yibuka. Rimwe na rimwe bijya bifasha n'abarobyi kuroba ubundi bwoko bw'amafi, bikiyegeranya bikayagotera mu kazitiro runaka kugira ngo abarobyi babashe kuyaroba. N'amafi agerageje gucika, ibi bifi bikayasunika biyerekeza ku barobyi. Nabyo rero bivugwa ko byakujije ubwonko, niba ariko nabivuga, nk'uko n'umuntu yakujije ubwonko. Nabyo byakujije ubwonko bwabyo kurusha ibindi binyabuzima byo mu mazi. Muri make baleine ni nk'umuntu mu mazi. Byose byihishemo rero guhuza ibitsina mu buryo butari ubwa kamere. Guhuza ibitsina bituma tumwe mu tunyangingo tugize ubwonko twikuba inshuro nyinshi mu bijyanye n'imikorere y'ubwonko, cyane cyane mu gice gishinzwe kubika amakuru. Kubika amakuru rero bigahwana no gutekereza. Abantu ba kera iyo bahuzaga ibitsina babikoraga gake gashoboka, nka rimwe mu mwaka nabibabwiye, cyangwa se no mu myaka, ntibibe na rimwe mu mwaka gusa, bikaba nka rimwe mu myaka. Bayikoraga nk'uko izindi nyamaswa zibigenza. Nta nyamaswa ishobora guhuza ibitsina na ngenzi yayo itarinze. Ikimasa cyurira inka ari uko yarinze. Umuntu rero n'amafi ya baleine nibyo binyabuzima byonyine bishobora gukora imibonano bigamije kwinezeza. Niyo mpamvu rero byarenze irengayobora. Izi nyandiko z'ubwiru zigaragaza ko kera nta n'ubwo imihango y'abagore yabaga buri kwezi, ahubwo birashoboka ko yabaga nka rimwe mu mwaka. Mbere y'uko imihango iba rero nibwo umugore yakeneraga umugabo, nabwo bagamije kororoka. Ntabwo babikoraga bagamije kwinezeza. Ntabwo babikoraga bagamije kwinezeza rwose. Nuko rero byagendaga mu buryo bwa kamere, ni nk'uko inka bategereza kwirinda bakajya kuyibangurira. Kera ntabwo umugabo yahoranaga n'umugore ngo bahore bagerageza ibijyanye no guhuza ibitsina. Umugore yabaga ari ukwe n'umugabo ari ukwe, bahuraga bagiye mu gikorwa cyo kororoka, bagamije kororoka nk'uko inyamaswa zibigenza, nk'uko amatungo abigenza. Ibi by'irengayobora rero mu bijyanye no guhuza ibitsina byatangiye nyuma yo kuvumbura umuriro. Umuriro umaze kuvumburwa mu myaka miliyoni ishize, abantu batangiye kwiyegeranya bagamije kota no gukora ibintu bitandukanye bifashishije uwo muriro. Naho ngaho hatangiriye gutura ahantu hamwe, uko abantu baba hamwe rero, abagore n'abagabo badahuje igitsina, nyuma yo kota agashyuhe kabageramo bagatangira kurirana kugeza bahuje ibitsina mu buryo butari ubwa kamere. Cyane ko umuriro wafashije mwene muntu koroshya ubuzima. Ibintu byinshi byahise bitangira kuborohera kuko bifashishaga umuriro mu kubikora. Urugero nk'ibiribwa, aho kubirya ari bibisi, batangiye kujya babyotsa, niba ariko nabivuga. Umuriro wagiye woroshya ubuzima bw'abakurambere bacu. Kandi burya ibiribwa bihiye nabyo byakujije ubwonko bwa muntu, kubera ko uko igifu cyoroherwa n'akazi kacyo niko ubwonko burushaho gukora cyane. Kuba kera rero bararyaga ibibisi, nyuma bagatangira kubyoroshya bikagera mu gifu bisa naho byamaze no koroha kurushaho, byatumaga ubwonko bwa mwene muntu bukora cyane. Akazi ka mwene muntu rero korohejwe n'umuriro. Muri make iyo bitabaho twari kuba tukiri mu ishyamba iyo umuriro utavumburwa na mwene muntu, kubera ko umuriro kuba waravumbuwe, hari ibintu byinshi byabaye ku isi kubera uwo muriro. Uko umuriro wavumbuwe nabyo twazabigarukaho. Inyandiko zimwe zivuga ko byabaye nk'ubufindo, aho umuntu yakubanyije ibiti bibiri mu buryo bw'impanuka, umuriro ukaka, akabigerageza nanone akabona umuriro uratse. Igitangaza cyari kibonetse. Ari nicyo cyahinduye rero iyi si uko tuyibona. Mwene muntu ava mu ishyamba, asigayo izindi nyamaswa zose atangira no kuzigenga, ndetse atangira kurema, himba ibishya, isi yuzura ibyo tuyibonaho ubu ngubu. Hanyuma biriya inzoka yabwiye Eva iti nimurya kuri urwo rubuto Imana yababujije muzarema nk'Imana, nibyo byabayeho. Baruriyeho baratekereza kurushaho, imiruho ituma bavumbura, bararema. Gutura hamwe rero kw'abantu kubera umuriro nibyo byatumaga abagabo n'abagore begerana, bahorana.
iyo abantu begeranye rero bariye bafite agashyuhe nta kindi kibaza mu mutwe uretse gutangira gukina. Nta mukino mwiza rero kuri mwene muntu nk'umukino wo guhuza urugwiro. Nguko uko imibonano mpuzabitsina yarenze irengayobora mu kiremwa muntu. Bya bindi byakorwaga hagamijwe kororoka nka rimwe mu mwaka bitangira gukorwa buri munsi hagamijwe kwishimisha. Burya no ku nyamaswa zimwe na zimwe zororwa n'abantu nuko nkuko byagiye bitangira. Nk'iyo ufashe inyamaswa ukazishyira ahantu hamwe nko muri zoo, nta kindi zikora uretse gukina zihuza urugwiro. Zoo ni ya mazu yororerwamo inyamaswa. Noneho iyo ari ibigabo gusa ukingiranye ahantu hamwe, hari ubushakashatsi bugaragaza ko bitangira gusenzanya hagati yabyo. Umuntu yabigereranya n'ubutinganyi. Ikindi nuko uko ibinyabuzima bikomeza gukina bihuza urugwiro, niko birushaho kurambirwa uburyo byifashisha bihuza urugwiro, bigatangira guhimba udushya. Iyo uburyo bwari busanzwe rero bwifashishwa burambiranye, habaho guhimba ubundi. Niyo haza kugerageza gushyira igitsina ahandi hatari mu mwanya cyagenewe kujyamo. Urugero, bamwe mu kanwa, abandi hariya haca umwanda munini. Ubushakashatsi bugaragaza ko bitaba no ku bantu gusa, no ku bindi binyabuzima nk'inyamaswa nazo zirabigira, cyane cyane iyo zishyizwe ahantu hamwe. Burya inyamaswa nazo umuntu yavuga ko zikora ubutinganyi iyo zishyizwe ahantu hamwe, ari ibigabo gusa cyangwa se ibigore gusa. Naho rero haturutse irengayobora mu bijyanye no guhuza urugwiro. Na biriya bifi rero bya barene bikora imibonano bigamije kwishimisha nk'abantu, nabyo byatangiye kubyiga, aho bitangiye kubanamo nk'uko ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza. Iyo muhorana rero muhura buri munsi mukorera hamwe, kuvunika biragabanuka kubera ko murafashanya. Iyo nta kibavuna rero hahita habaho kwinezeza, mugatangira gukina. Iyo mukina mwambaye ubusa, nta wundi mukino mukina uretse guhuza urugwiro. Uko muhuza urugwiro niko mubyara cyane. Uko mubyara cyane niko mwiyongerera inshingano zo kurera. Uko inshingano ziyongera niko imiruho yiyongera. Uko imiruho yiyongera niko habaho gushakisha ibisubizo by'iyo miruho. Ubwonko rero bugahita busunikirwa gutekereza cyane, hibazwa ahaturuka ibisubizo. Nuko nguko rero ibijyanye no gutekereza kwa mwene muntu, umuntu yavuga ko byatangiye mu bwiru bwabyo. Iyi shapitire iraza yunganira izindi eshatu zabanje. Izo eshatu utarazumvishe biragoye ko n'ingi wabasha kuyumva mu buryo bwuzuye. Niyo mpamvu nababwiye ko nk'umuntu wumvishe wenda shapitire ya mbere n'iya kabiri ashobora kumva iyi ngingo nko ku kigereranyo cya 70%, ariko utarabyumvise byose yayumva nko ku kigereranyo cya 40%. Niyo mpamvu ari byiza kuba warakurikiranye guhera dutangiye kugeza kuri iyi ngingo ibanziriza ya nyuma, kugira ngo ubashe kubisobanukirwa neza. Iyo rero ibisubizo byose bihari, nta gutekereza bibaho. Iyo hatari ibisubizo, umuntu aratekereza ashaka ibisubizo byaturuka. Nguko uko guhuza urugwiro mu buryo butari ubwa kamere byakanguye ubwonko bwa mwene muntu, bukamusunikira ku gutekereza. Kera umuntu yabagaho nk'uko inyamaswa z'agasozi zibaho. Guhuza urugwiro byabaga gusa mu gihe umugore yabaga yegereje imihango. Nabigereranya nka kwa kundi amatungo arinda agakenera kubangurirwa. Kandi kujya umugongo kera byabaga nka rimwe mu mwaka. Byageze ubwo biba mu kwezi, kubwo guhora muri iyo mikino abantu babikora buri munsi nyuma yo kubanamo. Inkuru rero ya Adamu na Eva ibisobanura neza ko icyago cya mwene muntu no guhuza urugwiro mu buryo butari ubwa kamere, mu buryo bw'akavuyo. Ibyo rero biri mu bintu byatumye umubare w'abantu wiyongera mu isi, byatumye imiruho iba myinshi. Uko imiruho iba myinshi niko abantu barushaho gutekereza cyane kugira ngo bikure muri iyo miruho. Uko barushaho gutekereza cyane rero niko barushaho kuvumbura ibintu bitandukanye. Uko barushaho kuvumbura ibintu bitandukanye niko barushaho gutera imbere kurusha uko byaba bimeze ku bindi binyabuzima bitakujije ubwonko. Kubera ko ntabwo wavuga ko intare zateye imbere nk'umuntu. Umuntu nicyo kinyabuzima cyabashije gutera imbere, wenda ku bantu bamera ibingibi bijyanye n'iby'ubwihindurizi. Niba umuntu yarahoze mu ishyamba koko, biragaragara ko umuntu yateye imbere mu bintu hafi ya byose. Ubwonko rero bwabigizemo uruhare binyuze muri izi ngingo zose nagenda gasobanura. Uko barushagaho gutera imbere niko barushagaho koroshya ubuzima. Uko barushaho koroshya ubuzima niko barushagaho kuruhuka. Uko barushaho kuruhuka niko barushagaho gukina. Uko barushaho gukina niko barushagaho guhuza urugwiro. Uko barushaho guhuza urugwiro niko barushagaho kubyara.
uko barushaho kubyara niko barushaho kongera gukomeza kugora ubuzima, bigahora gutyo kuzageza isi itagishoboye kubabeshaho, ubwo akaba aribwo rero bazayirimburira bo ubwabo binyuze mu gukomeza kwiyongera kwabo. Kuriya inkuru ya Adamu na Eva ivuga ngo nurya kuri urubuto ngo uzahita umenya ubwenge utangire kurema, ni nko kuvuga ngo nurya kuri urubuto uzabyara. Kurema no kubyara, nubyara inshingano zizaba nyinshi, niziba nyinshi rero bizagutera imiruho. Imiruho ituma utekereza cyane, gutekereza bizatuma kumenya. Nutekereza cyane ubwonko bwawe buzakura, uzamenya ubwenge butandukanye, uzamenya ubumenyi butandukanye. Ubwo bumenyi rero nibwo tujya twitirana, nibwo abantu bajya bitiranya bakabyita ubwenge. Ariko ku bantu bakurikiye chapitre ijyanye no gutandukanya ubwenge n'ubumenyi bazi neza ukuri kwabyo, kubera ko burya ubwonko bwubakwa no gukoreshwa, butyara uko bukoreshwa, ntabwo butyara iyo budakoreshwa. Iyo butyaye cyane rero uzagera ubwo wigarurira isi yose uyitegeke, ibinyabuzima byose bisigaye bikubahe. Nicyo gihe turimo rero, umuntu umwe utegetse isi, cyangwa se ikinyabuzima kimwe gitegetse isi ni umuntu. Ikinyabuzima gitegetse isi muri iki gihe ni umuntu, ni nawe ugena buri kimwe cyose uko abishaka. Byatewe rero no gukuza ubwonko bwe binyuze mu gukomeza gukina mu cyaha cy'inkomoko, cyane ko icyifuzo cyo guhuza urugwiro aricyo cyifuzo gifite imbaraga kurusha ibindi byifuzo byose bibaho, ni nacyo gikuza ubwenge cyangwa se ubwonko kurusha ibindi byose bibaho. Gusa uko yakomeje gukuza ubwonko no kumenya, ni nabyo byamuteye kurambirwa. Kandi burya kurambirwa bihwanye n'imiruho, kubera ko iyo urambiwe ikintu ugira icyifuzo cyo kugisimbuza. Icyo cyifuzo rero gihita kirema umuruho. Urugero, niba urambiwe imodoka ugira icyifuzo cyo kugura imodoka yisumbuyeho. Niba urambiwe inzu, niba urambiwe gukodesha ugira icyifuzo cyo kubaka inzu yawe. Icyo cyifuzo rero gihita kirema umuruho. Uramutse utarambirwa nta n'ibibazo wagira, wajya utungwa n'ibyo ufite, ugatungwa n'ibintu bimwe gusa ukumva uranyuzwe. Niko inyamaswa zindi zibaho. Inyamaswa zirya ibiribwa bimwe kuva zivutse kugeza zishaje, zikaba ahantu hamwe kuva zivutse kugeza zishaje, kandi ntabwo zirambirwa ngo zifuze ibindi. Nta bitekerezo byo kurambirwa zigira. Umuntu rero ararambirwa, kandi uko urambirwa niko yifuza ibyisumbuyeho. Niho haturuka kwigereranya n'abandi, bikabyara amashyari, bikabyara inzangano, umururumba, guhangana n'ibindi bitandukanye. Ni nuko isi yari paradizo, abantu bakundana bafashanya, kubera ko ntacyo bahanganiraga bagiraga, basangiriraga hamwe, bagakorera hamwe. Nyuma yo gukuza ubwonko rero, buri wese yabaye nyamwigendaho. Hahandi hari paradizo hahita hahinduka ikuzimu. Umuzi w'ibibi biri mu isi ni umwe, ni ukurya ku rubuto rwabujijwe mu buryo bw'akavuyo, bigakorwa nyine mu buryo butari ubwa kamere. Muri iriya nkuru ya Adamu na Eva rero, iriya mivumo bavugamo, uzajya urya wiyushya kuya, uzajya ubyara ubabaye, n'ibindi byose biterwa n'uko abantu bakoze ikosa ryo guhindura kamere y'ibijyanye no guhuza urugwiro, babigira imikino. Niyo mpamvu amadini yose abaho mu isi aba agamije gushyira imbago kuri iyo ngingo ijyanye no guhuza urugwiro mu buryo bw'akavuyo. Niho haturutse ko umuntu agira umugore umwe, kubera ko muri kamere muntu burya mu turemangingo twacu harimo ko guhuza urugwiro nta mupaka. Uturemangingo twagiye duhererekanywa kuva mu bakurambere bacu. Ni ibintu mbese umuntu yavuga ko twarazwe n'abakurambere bacu. Umuntu umwe ntashobora kuguhaza cyangwa kukunyura. Niyo mpamvu gucana inyuma bidashobora gucika burundu. Amadini rero, ubutegetsi bakagerageza gushyiraho imbago, bagashyiramo n'ikintu cy'iterabwoba, nk'amadini akagukangisha umuriro w'iteka ryose, bakakubwira ikuzimu, bakakubwira Imana, bakakubwira ko ukwiye kwitwararika kubera ko mu ijuru uzahasanga abagore b'amasugi, ariko bikarenga ukumva ngo umuntu ari mageragere, afunze azira nko gufata ku ngufu n'ibindi bitandukanye. Hejuru y'amategeko menshi, hejuru y'iterabwoba, umuntu akarenga akaganzwa n'icyo cyifuzo kiruta ibindi, gishamikiye ku cyaha cy'inkomoko. Ikindi kigaragaza ko icyaha cy'inkomoko aricyo cyakujije ubwonko, ni uko ubwonko aricyo cyifuzo bufata nk'icyambere gikomeye kurusha byose. Mu makarita ubwonko bukoresha, icyifuzo cyo guhuza urugwiro nicyo bwana. Icyifuzo
burya nicyo gikoresho ubwonko bukoresha ku bijyanye no kugenzura umubiri n'ibindi byose bigaragiye ubwonko. Ubwonko bukoresha ibyifuzo mu kugenzura umubiri wose. Ibyifuzo ntibyabaho burya nta mubiri. Ibyifuzo bikenera umubiri rero. Umubiri wahindutse nk'imodoka itwara ibyifuzo. Uko urushaho kugira ibyifuzo byinshi rero niko urushaho kugira ubwoba bwinshi bw'ubuzima bw'ejo hazaza. Ubwoba rero kugira ngo bukugire imbata yabwo bukoresha iturufu y'ibyifuzo. Mu byifuzo byose bibaho rero, mu byifuzo byose bibaho, icyifuzo cyo guhuza urugwiro nicyo cyifuzo ubwonko bukoresha bwa nyuma, kubera ko nicyo gifite imbaraga kurusha ibindi byose. Muri make ubwonko ubugereranyije na sekibi, nyuma yo kubukuza, umuntu yavuga ko bwaretse kudukorera, ahubwo buhinduka umwanzi wacu. Buryo ubwonko urebye ntabwo ari twebwe bukorera, ahubwo bukorera sosiyete tubamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo nabyo wenda umuntu yazabigarukaho mu bundi buryo ko biranagoye no kuba wahita ubyumva nonaha, ariko muri izi nyandiko z'ubwiru bagerageza kubisobanura. Sekibi rero ashobora kugutega imitego myinshi mu buryo bw'ibitekerezo nk'ibyifuzo. Iyo mitego ishobora kuza ishamikiye ku nda, ibyo kunywa n'ibyo kurya. Ishobora kuza ishamikiye ku mafaranga n'ibindi bisa nayo. Iyo aho hose uharenze, iyo mitego yose ukayitsinda, ikintu cya nyuma kiba gisigaye ni ukugutegera ku cyifuzo kirusha ibindi byose imbaraga. Icyo cyifuzo nta kindi rero ni igitsina. Niyo mpamvu icyifuzo cyo guhuza urugwiro ariyo karita ya nyuma sekibi akoresha mu kurangiza abantu. Twabonye ko guhuza urugwiro aricyo kintu kiri hagati y'ubuzima n'urupfu. Ku bantu bankurikiranye cyane kuva kera muri za nyandiko z'ubwiru twagiye tubibonaho. Ikintu kigaragaza uburyo guhuza urugwiro bifite imbaraga, kabone nubwo bakubwira ko urupfu rwawe ruri hariya, mu gihe ufite icyifuzo ndengakamere cyo guhuza urugwiro, wabanza ukikiranura n'umubiri. Ntawagukangisha urupfu mu gihe wabaswe n'icyo cyifuzo. Ibintu byose urabyibagirwa iyo wabaswe n'icyifuzo cyo guhuza urugwiro mu buryo bw'indengakamere, akaba aricyo cyonyine kiza imbere. Ibyubahiro byose biburizwamo imbere y'icyifuzo cyo guhuza urugwiro. Nta generale, nta mwami, nta cyamamare, nta gihangange. Iyo bigeze ku cyifuzo cyo guhuza urugwiro, uhinduka umusazi iyo wabaswe n'icyo cyifuzo mu buryo ndengakamere. Niyo ntwaro ya nyuma rero sekibi akoresha. Na Sigmund Freud yigeze kubivuga, yavuze ko nka 80% by'indwara zibasira abantu, cyane cyane indwara zo mu mutwe, zifite ahantu zihurira n'iki cyifuzo mu buryo bw'indengakamere. Ikintu kizakubwira ko mwene muntu yabaswe n'iki cyifuzo ni uko ubushakashatsi bugaragaza ko 90% by'ibyo abantu batekereza aba ari bishamikiye kuri iki cyifuzo, na 90% y'imiruho abantu birirwamo baba bagamije kuza kubona uburyo basohoza iki cyifuzo cyangwa se bagera ku ntego y'iki cyifuzo. Abantu bajya mu kazi bakirirwa bavunika kugira ngo bazabone uko bahaza irari ridashira rijyanye n'iki cyifuzo. Niyo mpamvu iyo akazi karangiye, ayo bakoreye yose nta kindi ni ukuyajyana mu ngingo zigamije gusohoza icyo cyifuzo. Bakabanza bakarya bakanywa, wamara guhaga hagakurikiraho rero icyo cyifuzo. Muri make intego nyamukuru y'uburushyi bw'umuntu ni icyifuzo kirusha ibindi byose imbaraga. Icyo nta kindi rero ni uguhuza urugwiro. Na 90% by'ibitekerezo by'abantu biba byikaragira ku guhuza urugwiro. Nibyo barota, nibyo bifuza. Inzozi za buri muntu wese aba aharanira kuzatera imbere kugira ngo agere ku rwego guhuza urugwiro bitazajya bimusaba imbaraga nyinshi cyane. Niyo mpamvu uzasanga nko muri bariya abantu b'aba primitives, ninjya mvuga aba primitives narababwiye ko muzajya mwumva nka bariya basangwa butaka, ni bariya abantu bakiberaho mu myaka nk'ibihumbi 5 ishize. Abo bantu nta kintu cy'iterambere baba bitayeho. Iyo bagezeho ubona ko bakiberaho nyine mu myaka ya kera. Ntabwo bambara, nta mihanda, nta nubwo bafite rwose ubushake bwo kuyikora, kubera ko nta cyifuzo gihambaye cyo guhuza urugwiro bagira. Babikora buri kanya, ntawe ugira umugore we, ntawe ugira umwana we, abagore bose bari aho ngaho, baba ari ab'abagabo bari aho ngaho, abana bose bari aho ngaho, baba ari ab'abagabo n'abagore bari aho ngaho. Ntacyo baharanira rero mu by'iterambere, kubera ko icyifuzo cyo guhuza urugwiro ntacyo kibabwiye. Baragisubije. Amadini yose rero hava akagera abaharanira gufasha abayoboke bayo kurenga imigirire y'icyifuzo cyakomotseho icyaha cy'inkomoko mu buryo butari ubwa kamere.
ngaye nguko rero mu gice cya nyuma tuzarebera hamwe mu buryo buvunaguye uko kubika amakuru mu bwonko ariyo mbarutso yo gutekereza ku hahise n'ahazaza. Ni nabyo byaremye icyo twita igihe, kubera ko iyo uvuze igihe uba uvuze ahazaza none n'ahahise. Iyo uvuze igihe muri ubu buryo bwa chronological time uba ushatse kuvuga ahahise none n'ahazaza, ariko byagera muri psychological time bigahindura wenda icyo nakwita nk'ingingo cyangwa se nk'imiterere. Ibyo rero tuzabirebera hamwe muri chapitre ya nyuma isoza inkomoko y'ibitekerezo. Twarebye ibintu byinshi cyane muri iyi chapitre, uwayibajije nawe ndakeka byibuze yaranyuzwe. Niba yaranyuzwe mbere yuko twinjira muri chapitre ya nyuma aze kohereza message basagira igitekerezo abishyiraho, nk'uko ari we muntu watumye tuyinjiramo mu buryo burambuye. Tuzanakomoza rero aho ibitekerezo bijya iyo nyirabyo abyibagiwe, ubwo bizaba ari mu gice cya nyuma